ariko uyu munsi twagize umugisha n'ubuntu bukomeye cyane muri kubona umubyeyi turi kumwe usa neza. Wow, urasa neza ababyeyi. Urakoze cyane. Wow, uragaragara neza kabisa. Tugoye ikaze rero muri studio za Irere. Urakoze cyane. Mwari mukomeye? Turakomeye n'ukuri. Reka nangire nguhereze ikaze wibwira abantu no mu buryo burambuye bakumenye. Yego. Urakoze kumpa ikaze. Amazina yanjye nitwa Flavia Banenema. Mama Jenny, ndi umubyeyi ndubatse. Mfite umutware n'abana 4. Wow. Yego. Imana ikomeze ibagure muri byose. Uyu munsi impamvu twifuje kuganira namwe, ejo bundi nabonye hari ibintu byari biri gucicikana ahantu. Byari event yari launch yari yabaye yo kumurika igitabo wise Rurashoboka. Ni uruki rushoboka. Wenda abantu turagira ngo tuze gusobanukirwaho neza, tuze gutangira ikiganiro cyacu. Rurashoboka ni titre y'igitabo. Rurashoboka ni titre y'igitabo nanditse. Arimo babonaga launch zicicikana ku mastate amwe namwe. Rurashoboka ni titre y'igitabo nanditse, n'igitabo cyanjye cya mbere nasohoye. Nakironshinze ejo bundi ku cyumweru. Kutariki ku kwezi. Yego. Yego. Nuruki rushoboka none turagira ngo wereke abantu ho gatoya wihangana uze kuzamura ku gitabo urwereke n'iyikava nuruki rushoboka no rukundo ubuse wakureka ahubwo ugasomeka igitabo wamara kugisoma kugira ngo wasanze nuruki rushoboka. Oya ubwo nta kibazo bigaze gusobara n'abantu neza. Ushobora kubumbura kino gitabo ugasoma amatsiko agashira kumenya igishoboka cyane. Yego. Ariko wenda amatsiko nyakumaze urushoboka n'urugo. Urugo rwiza rurashoboka, urugo runezero rurashoboka, urukundo mu rugo rurashoboka. Ufite iki ni igitabo cyanditse ku muryango kivuga ku rugo. Wow. Yego hariho kava y'ifoto yawe, ubwo impamvu nari nkubajije gutyo kuki wahise mu gushyiraho iyi kava, kuki utashyizeho iyi muryango cyangwa y'urwo rugo rushoboka nkuko titre bivuga. Ko numva ufite ibibazo bitangaje ra. Urushoboka byari bigoye kurushushanya, ariko kurugaragaza ifoto y'urushoboka. Ariko kugaragaza ifoto y'umwanditsi byo ntabwo bigoye. Nashatse kugaragaza ifoto y'umwanditsi, hanyuma kumenya urushoboka ubumbuye igitabo gasoma, ushobora gusobanukirwa neza urushoboka, ariko mu by'ukuri ifoto iriho n'iy'umwanditsi ntabwo ari y'urugo. Yego. Ubwo izo ni zimwe muri innovation z'abanditsi cyangwa z'abartiste bakunze gukoresha. Iki gitabo gifite page zingahe kugira ngo wenda tubisoze iby'igitabo tuze kwiganirira? Igitabo ni kigufiya, gifite page 99. Ejo sinzi wambwiye ati nta 99 nta jana. Yego. Habuzeho rumwe. Ni page jana ntabwo ari nyinshi. Ni igitabo nigeze gucishamo amaso, nabonye kiryoshye, kigizwe n'ibice bisaga 4. Yego. Yego, ni ibice 4. Muri ibyo bice rero reka wenda tuze kuganira kuri cyo cya 4. Ariho nifuje yuko waza kuba tuganirizaho udufashe gusobanukirwa ndetse turebere hamwe ibikomere byo mu mutima hagati y'abashakanye. Kuri wowe nk'umwanditsi nanone wanabivuzeho, ariko reka tubivane muri uwo mujyo none tubishyire mu yindi mboni ya rusange. Nk'umuntu uri mu rushako, ibi bikomere bikunze kuba byagaragara benshi turabyumva bibaho. Ibi bikomere hagati y'abashakanye ubisobanura ute cyangwa watubwira yuko bikunda guterwa n'iki? Reka duheraho. Urakoze cyane. Ubundi mu bashakanye aha nagireje kuvuga ngo ibikomere byo mu mutima, hari ibikomere biramoko menshi. Ushaka kugira igikomere ku mubiri, ku kaboko, ku kaguru se, kikaba igikomere kigaragara umuntu yakona agahita abona igikomere ugifite ku mubiri. Yego. Ibikomere by'umutima kenshi rero ntabwo bigaragara gutya ku mubiri. Ibikomere byo mu mutima bigaragarira mu mico, mu myitwarire, mu migirire, bigaragarira mbese mu mivugire. Ibikomere byo mu mutima rero bigaragarira ahandi hatari ku mubiri turebera. Ahubwo umuntu ashobora kugira imyitwarire cyangwa se akagira imico runaka cyangwa imivugire runaka iturutse ku bikomere byo mu mutima. Umuntu ashobora kugaragaza ibikomere afite mu mutima abishaka cyangwa atabishaka. Umuntu ashobora kuba afite ibikomere mu mutima abizi cyangwa atabizi.
rero impamvu nanditse ku bikomere hagati mu bashakanye kuko burya uretse no mu bashakanye n'abandi bantu basanzwe imyitwarire mibi myinshi cyangwa se imigirire cyangwa imikorere cyangwa imivugire imwe n'imwe tubona ku bantu isa nk'aho itari nziza muri sosiyete cyangwa itanoze akenshi iyo usubiye inyuma ukanaliza cyangwa ukagenzura neza usanga iyo migirire n'iyo myitwarire akenshi ituruka ku bikomere umuntu aba yaragize cyane cyane nko mu bashakanye usanga umuntu agiye kubaka urugo afite ibikomere byo mu mutima ariko rimwe na rimwe ugasanga atabizi akabijyana mu rushako akabijyana mu rugo ugasanga nk'abashakanye bari kwitana ba mwana ku kintu runaka ndetse kanaka kubona wenda ukabona nk'umugabo n'umugore bari kumwe umwe wenda yishimiye abashyitsi undi ntabishimiye umwe akagerageza kuntu mugenzi we azishimira abashyitsi nk'uko abishimira bikanga akabona ati ko nakumva ntagize kubera bitagira gutya na gutya atari ko wagize gutya na gutya ugasanga wenda uko kutishimira abashyitsi cyangwa se uko kuba ubwo n'urugero nari ntanze muri we ntago azi impamvu akora ibyo bintu ariko ugasanga hari ibintu yaciyemo kera byatumye yenda yanga abashyitsi ku ruhande rwe ariko atabizi akajya areyajisa mu buryo ubu n'ubu ariko atabizi none ugasanga umugenzi we babana aravunika ariko ntazi impamvu y'ubwo buvunike akagira ngo uwo babana ni mubi akagira ngo ni umugome akaba yamukarasa ukundi kuntu ariko agiriwe ubuntu bwo kumenya ko ari ibikomere bimutera hari ukuntu yamwihanganira cyangwa se hari ukuntu bagendana muri urwo rugendo bakihanganirana kubera ko nawe wenda ntiyari anazi ko icyo gikomere gifite kuko ibikomere by'umutima ntabwo bigaragara ngo urebe umuntu tubibona hari abantu bashobora kuba bahura n'ibyo bibazo wenda ugasanga mu bwana bwiwe ajyanyeho ibindi bikomere bitari byo bya bindi noneho yagera mu rushako rwiwe agahurirayo n'ibindi ibyo bikomere nabyo ushobora kuba wabyita iby'urushako wabisobanura gute niba hari n'ingero none zifatika wabitubwiraho oya ibyo mu bwana bitandukanye n'iby'urushako kuko umuntu ashobora gukomeretswa n'ikintu mu bwana bwe kikamugiraho ingaruka wenda ntabimenye ariko igikomere cyo mu rushako nako ni ikindi ibyo mu bwana n'ibyo mu rushako biratandukanye tuvuge umuntu ashobora kuba yarakuze wenda iwabo wenda kurya ari ikibazo cyangwa se basangira ku ipulato ari abana 6 yaza ashaka agira mugo akavuga ati ngiyewe nishaka umugore umuntu agomba kujya nta bintu byo gusangira ku ipulato nta bintu byo kujya ukinza abandi mu rugo rwanjye ngomba kuzajya ndya ngahaga ngomba kuzajya niyarurira byinshi imbere y'abandi akumva ko yanzira agize mu bwana azayimarira mu rugo rwe ukagira ushaka kujya nko kubona abantu bajya ku meza cyangwa se mu gusangira n'abandi akiyarura ibyo ubona bitangaje ukavuga uti uyu muntu ibiryo arabimara uyu muntu se ko yarubiye byinshi ko anabisize wenda ugasanga yabyaruranye yafemba urumva cyangwa se atekereza ikindi kintu rimwe na rimwe usanga abo bantu batanabizi sibyo ibyo nibyo yagize mu bwana wenda n'inzara n'indi myitwarire yabonaga iwabo se hari ibintu biba bitandukanye umuntu ashaka no gukura iwabo wenda ari umwana arira ku isahani ya wenyine gupartaja n'abandi amaze gukura bikanga utwo n'utuntu duto wenda n'utuntu dutoya dutandukanye no kuba wenda wagira igikomere mu rushako akenshi ibikomere mu rushako bikunze kuba kankoresha ijambo ritari ikinyarwanda nk'amadisibusiyo abantu bagira bageze mu rugo ushaka gushaka umugabo wenda wagira mu rugo cyangwa se umugore ugasanga wenda asize umwana iwabo utabizi urumva wenda mugenzi wawe ntakubwije ukuri icyo kinyoma cyangwa se ko kuri umenye nyuma y'igihe runaka kikakubabaza kikaba intandaro yo kutaba umunyakuri intandaro yo kutishima uyu muntu ko yankundaga umuntu ko yambwiraga ibi n'ibi kuko atambwiye ko afite umwana ko nabyo nari kubyakira ariko ntibingweho gutya ngeze mu rugo reka ngo urugero gatoya hari umushuti wanjye twiza kuganira yashatse umugabo afite umwana ariko atabizi akaba hari akana nyine kabaga kwa mushikiwe umugabo yaramubwiye ko nta kana kamushikiwe arumva kuba umutipe yakunda umwana mushikiwe ni ibintu byoroshye bamaranye imyaka igera nko muri 4 nibwo yemenye ko uwo mwana atari uwo mushikiwe ahubwo ari umwana ari umugabo kimubera ikinyoma gikomeye ananirwa kubyakira icyo ngicyo wenda navuga ni ingaruka zabayeho nyuma uwo muntu icyo n'igikomere atakuranye mu bwana ahubwo n'igikomere ahuriye nacyo mu rushako ubwo yari yaramubeshye yuko nta mwana afite yego urumva nyuma yo kumenya ko umuntu mubana afite umwana utari ubizi hari ukuntu mu rukundo muhungabana hari ukuntu muri gahunda z'urugo muhungabana hari ibintu byinshi bikurikiraho byinshi cyane
wenda utarondora nonaha, ariko urumva ni ikintu ni nk'ikintu kiba cyituye ku muntu atatekerezaga mu nzira ye, atatekerezaga mu mibanire na mugenzi we. Urumva ni kimwe mu bintu bishobora guhungabanya umubano w'abashakanye. ubwo se impamvu ishobora kuba yatera umugabo kutabwiza umugore w'ukuri yuko yigeze kubyara hirya mbere y'uko banamenyana, cyangwa wenda yanabikoze banabana, ubona ari nk'igihe? Impamvu yo kubeshya ntabwo nabasha kuyisobanura nonaha, ihinduka bitewe n'umuntu ku wundi. Umugabo ashobora kuba yaraterese umukobwa wenda bwa mbere bikanga, yajya gutereta uwa kabiri yamubwira wenda ko afite umwana, amubwije ukuri nawe akamwanga, akavuga ati okay, ubu ngubu nyanze namubwije ukuri, undi nzakunda sinzamubwiza ukuri. Ni urugero ngo hayi koko simbizi cyabiteye. Rero impamvu yo kugira ngo umuntu agire ikinyoma, icya mbere navuga ngo ni ubupagani cyangwa se ni ukutatinya kubeshya, ni ukutatinya icyaha. Icya kabiri bishaka kuba inyungu zo kwirengera, nta wamenya aho, sinabimenya kuko kubeshya biterwa n'umuntu ku giti cye, ariko watekereza byinshi, watekereza impamvu nyinshi zabiteye. Ubwo urwo rugero ni umwe mu bikomere by'amahano bikunze kuba. Yego. Ubwo umuntu yahita yibaza nanone ingaruka z'ibikomere byo mu mutima, umuntu yazibwirwa n'iki? Yanamenya ate yuko afite ibyo bikomere ate? Ingaruka nakubwiye ko ibikomere byo mu mutima bitagaragarira ku mubiri, ahubwo bigaragarira mu mico no mu myitwarire. Ushaka kubona umuntu ukabona umuntu ukunda kugira amahane cyane, ni umuntu uvuga nabi cyane, abantu bakunda kuvuga ngo ni umuntu uhorana umushiha kwa. Ugasanga nko muri quartier umuntu damu cyangwa umugabo bazi ko ari umuntu ugira amahane, bazi ko ari umuntu ugira umushiha, ugasanga bamuhimbye n'amazina ajyanye n'imico mibi cyangwa imyitwarire mibi. Akenshi ugasanga ni wa mwana wakuze akunda kubwirwa nabi cyane, wakuze nawe atagirirwa icyizere, wakuze nta jambo ryiza yumva, nawe yumva amagambo mabi, nawe agashiduka muri we ikimurimo cyangwa ikimusohokamo ari amagambo mabi cyangwa asharire yagiye wabwirwa kera mu bana, mu bwana bwe nako. Ugasanga nawe kuko ibibi ari byo yahawe, nawe nibyo ari gusohora muri sosiyete cyangwa se nibyo ari gusohora mu bandi. Ubwo noneho ikindi kintu naza kukwibariza, n'ubundi wigeze kubivugaho mu gitabo, turagira ngo ukatubwireho gato, tubyite kubonja ngo tubongeshe. Yego. Abantu bafite ibikomere byo mu mutima bibafata bate? Bifata bate? Akenshi uba usanga ari abantu bikunda. Akenshi usanga tuvuge ngo usanga ari umuntu wirebaho cyane, ugasanga nimba ari ikintu cyamugoye ati njyewe ibi n'ibi, ugasanga ikintu cyose ni njyewe ndabangamiwe, njyewe umuntu aramvuna, njyewe umuntu arambangamiye kubera iki njyewe. Ugasanga wamubwira uti nyamuntu agira reka kuvugana, njyewe niko nteye, njyewe nuko meze, nuko nteye kuva na kera, ibi n'ibi. Ugasanga ahora yizengurukaho, ntashaka kumenya ko hari undi muntu yaha amahoro, ntashaka kumenya ko hari undi muntu yaba abangamiye ngo agerageze akosore iya myitwarire itari myiza. Agahita avuga ati njyewe nuko meze kuva na kera, nuko mvuga, ntabwo nakwiga kuvuga neza nkuze. Urumva? Rero uwo muntu rero uhora wizengurukaho aragoye. Usanga bari wa muntu muri sosiyete bumva nyine njyewe. Mushaka gukorana imirimo akavuga ati we ngenda naniwe, ngenda apfuye, njyewe. Ni wa muntu uhora akazigari, mbese wumva ari ukeneye amahoro, ariko atagomba kuyatanga. Yego. Uwo muntu uko numva se yagoye cyane, ateye ubwoba. Hari ibintu tubona mu bantu cyangwa se muri sosiyete cyangwa abantu turi kumwe nabo, ukaba wenda wagerageza kubyitwararika cyangwa se wagerageza gufasha bene uwo muntu, ariko usanga kubimenya cyangwa kwimenyaho ibyo bikomere aricyo kintu kigora abantu. Ubundi iyo waramutse witahuyeho igikomere, intambwe ya mbere yo kugikira ni ukwimenya ku cyo kintu gifite. Akenshi usanga tubana n'ibikomere ukuntu tubimenye. Buri intambwe ya mbere yo kugira ngo ubikire cyangwa se kugira ngo utangire urugendo rwo gukira ibyo bikomere, ni ukubanza kumenya ko hari igikomere ufite. Hari umuntu afite igikomere atanabizi. Ugasanga nk'umuntu wenda murakorana mu kazi, umuntu aje no kumutira nk'ikintu wese amusubiza nabi, yenda yagenda ati nyamara runaka nakumubwiye nabi, buriya nimba iki n'iki ntacyo ufite, nimba gutiye chargeur n'urugero, iyo umubwira ko wenda chargeur ntayo ufite cyangwa se ako numubwire kuri nabi nka kuri yuvuze ngo buriya simvuze nabi, ngo nyine ukomeze, kuko nimba yumvishe navuze nabi ubwo biramureba.
yego agahita no gusobanura ko ari uko ameze, ijya kumubwira ko avuze nabi ubwo ni wowe bireba, wowe ubigumanye cyangwa wowe ubibonye. uwo muntu ndi kumureba mu ishusho y'uwo babana, noneho mu ishusho y'uwo babana mu rugo, ko byaba biteye inkeke. byaba biteye inkeke, byaba biteye n'ubwoba, ariko biriho muri sosiyete, biriho. ubwo muri rwa rugendo n'ubundi rwacu rwo gukira ibikomere, hari umuti runaka warangira abantu? Nk'ubu ushobora kwimenyaho ibikomere ukagerageza kugira ngo bikire, ukagerageza kubirenga, ukagerageza, birashoboka. nko kuri wowe ni ibihe bikomere wigeze kugira? Ko ari byinshi ra. biri out y'urushako cyangwa ini? Oya, biri out y'urushako. Navuga ko biri out y'urushako. Ni ibihe ibikomere mu buzima ntabwo bibura. Turi mu isi, iyo niyo mu gitabo cya Bibiliya yanditse ngo kuba mu isi ubwabyo ni gufata igihe mu ntambara. Mu isi ibikomere birahari, birahaba. Nanjye nigeze gukomereka, mfite nanjye ibintu byinshi byankomerekeje mu buzima, ariko uko ngenda mpishurirwa cyangwa se menya ibyo bikomere naba naragize mu buzima, ngerageza gukora uburyo bitangiraho ingaruka mbi. Yego, tuvuge wenda nk'urugero, ngiye nabuze ababyeyi ndi mutoya, nagize igikomere cy'ubupfubyi, wenda niko navuga. Kuba imfubyi uri mutoya, hahandi ukeneye kurerwa, hahandi ukeneye umubyeyi ukubwira uti nyamuneka iki ni kibi, nyamuneka nyura aha, nyamuneka bigenda gutya, nyamuneka ibi n'ibi. Ukabona ugeze uri mu myaka mitoya, nawe wari ukeneye umuntu ukubwira mpore, ukeneye kuyikubwira uti nyamuneka iki ni kibi, nyura aha. Ukeneye wa muntu ukugirira impuhwe, ukeneye wa muntu ukubwira ngo uyu mukobwa apfunduye amabere bigenda gutya, iyo umwana w'umukobwa ageze mu wakangaye cyangwa muri imyaka iyi bigenda gutya. Utwo tuntu kuba ugiye mu bikomere by'ubupfubyi ni byinshi cyane. Kurerwa wenda n'abantu batari ababyeyi bawe, sibyo, kuba wakwiga ku ishuri abandi bana bagasurwa wowe ntawe uri bugusure, ibikomere biba ari byinshi. Ariko iyo ugira ubuntu ukamenya agakiza cyangwa ukamenya Imana, hari ukuntu kumenya Imana ubwabyo, kubana n'Imana ubwabyo bigenda bikuvura ibikomere mu buryo cyangwa ubundi. Ukagenda wihanganira bya bintu, ukavuga uti ngiye nubwo nabaye imfubyi wenda ntabonye urukundo ruhagije mu kubyiruka kwanjye, ntibivuze ko umwana wanjye ntazamuha urukundo ngo nuko nta rukundo nabonye. Ufite hari igihe umuntu agira ibikomere bikamugiraho ingaruka mbi cyangwa nziza. Nkunda ya ndirimbo ya Mbonyi ivuga ngo nshima ko imiruho yanjye yose yanyegereje umusaraba. Yego. Rero hari umuntu ugira imiruho ikamujyana Gehenomu, undi akagira imiruho ikamwegereza umusaraba. Wenda nihereyeho ngiye mbona imiruho yanjye cyangwa ibikomere byanjye byinshi byaranyegereje Kristo, byanyegereje umusaraba, mbona bitarangizeho ingaruka mbi cyane zikomeye. Tuvuga hari umuntu uhura n'ubupfubyi akavuga ati nanjye bana banjye nzabarira gisirikare kugira ngo umunsi napfuye bazakamirike batazamera nabi. N'urugero avuga ati bana banjye sinzabere ku rukundo cyane, nzajya nitangira, ejo ntazagenda bakambura, noneho bagata umutwe cyangwa se bakabaho nabi. Ugasanga igikomere yagize cy'ubupfubyi cyo kubura ababyeyi, cyo kutarerwa, abana be babikomerekeyemo kuko yafashe gahunda yo kuvuga ngo abana banjye ngomba kuberera gisirikare nkaho ntahari. Urumva ubwabyo uwo mwana nawe ugiye kumukomeretsa. Ariko nimba ugize icyo gikomere ukaba imfubyi uri mutoya, wagira amahirwe ukamenya agakiza, wagira amahirwe ukagira umuryango ugashaka, wagira amahirwe nawe ukagira umubyeyi, ukagira abantu bakwita mama. Si ngombwa abo bantu ubonye bakwita mama ngo bajye kwishyura bya bindi wabayemo wowe udafite mama. Njye nabuze ababyeyi mfite imyaka 10, nari muto cyane. Urumva, ntabwo rero bivuze ngo nimba ngewe ntaragiriwe ubuntu bwo kugira ababyeyi ngo umwana wanjye ngiye kumurera nkaho ntari umubyeyi we, ne kumuhobera, ne kumuha bizu, ne kumukunda, ne kumubwira ko mpari, ne kumwereka urukundo ngo kugira ngo ningenda ngo atazambibabara nkuko nababaye. Oya. Rero hari igihe ugira ibikomere cyangwa se ugira imiruho ikakwegereza umusaraba, ikakugereza Kristo, aho ukarushaho kuba mwiza hamwe na Kristo, hamwe n'ubuntu bw'Imana kuri wowe. Ukavuga ngiye nabuze ababyeyi ariko ntabwo umwana wanjye ugomba kuba victime, ngo ngiye nize muri internet ntawe nsura ngo visite ngo umwana ajye yihangana amenye ko ntari ngo ndi mu bindi. Ugasaba wa mwana nkaho umutereranye ngo abe nkaho udahari, kandi wowe nyine wabayeho nta muntu uhari wo kugusura. Ariko urahari ngo usure umwana wawe, wifata bya bikomere byawe byo mu bwana ngo bizane mu rugo rwawe, burinde no ku bana byawe uyu munsi. Ibyo rero nabyo kubimenya
ni ubuntu bw'Imana. yego ubwo impamvu nari ngumbajije icyo kibazo kwari ukugira ngo uze kuduhereza noneho nk'inzira nk'eshatu ushobora kuba wakwivuramo ibikomere, kuko urumva abafite ibikomere dushobora kuba turi benshi cyane Urakoze. mu byo wigeze kwandikaho. Kugira ngo Ibyo nigeze wenda kwandikaho, ibindi wenda sindi bubitindeho, ahubwo ndabatera amatsiko mushake iki gitabo. shobora nta kintu bitwaye mushake nako. iki gitabo muzagisome. Ariko inzira ya mbere yo gukira ibikomere ni ukubyimenyaho, kwitahura, kwimenya, kwivumbura. Akenshi usanga abantu turwana no kumenya ngo menye umuntu tubana, uyu muntu ateye ate, uyu muntu imico ye ni iyihe. Mbere yo kurwana no kumenya mugenzi wawe, wowe rwana no kwimenya, kuko hari umuhanga wabyanditse aravuga ngo ubumenyi bukuru mu buzima no kwimenya. Icya mbere rero ni ukwimenya, kwimenyaho ibyo bikomere niba hari ibyo waba ufite. Icya kabiri nabonye gifasha kandi cyiza ni ukwegera Imana, kumenya Imana, kwakira agakiza cyangwa kwakira Kristo muri wowe, ukamenya ko nyuma y'ibyo uri kurebesha amaso hari Imana utabasha kubona n'amaso yawe, ariko iyo Mana niyo ibasha kugenda ikavura neza umutima, ikaba yaguhindura mwiza se, cyangwa yaguhindura kuba wowe utakwishoboza kuba we. Cyambere ndumva aribyo navugaho, kwimenya, kumenya Imana. Icya gatatu no kuganira, kuvugana. Nk'umugabo n'umugore hari igihe babana wenda bataziranye bakibera mu rukundo, ariko umugabo atazi ngo mu bwana bw'umugore we yarameze ate, cyangwa umugore atamizi ubuzima bw'umugabo we yabayemo mbere yuko babana. Ni byiza ko abantu baganira mukamenyana. Ushobora kuganiriza umuntu mubana, umugore wawe cyangwa umugabo wawe. Ushobora gusanga abajyanama b'ubuzima, hari abantu babyize, babihuguriwe, bafite ubumenyi ku ihungabana se cyangwa ku myitwarire y'abantu. Abo nabo ukabaganiriza, mukaganira, ukaba bamubwira uti ngewe nkunda amafaranga mu buryo bukabije, niyo umugore anyatse 5 byo guhaha ejo akanyaka ndi mbona yo namuhaye yapfushije ubusa. Urumva ari umuja akunda amafaranga, akunda kubara, akunda kujera, bya bindi bikabije bimeze nk'indwara. Yaganira nk'umuntu wize ubuzima bwo mu mutwe, cyangwa se wize ku mico no ku makaragiteri y'umuntu, cyangwa se ku bikomere, baganira agatahura ikintu cyamuteye ibyo bintu. Urumva rero hari utuntu twinshi mu buzima umuntu aba afite atabizi. Ni byiza kuganira, ukaganira n'abantu bafite ubumenyi ku miterere cyangwa ku mitekerereze ya muntu. Barahari. Ushaka kutaganira yenda n'uwo muntu wabyize, ukaganira n'umuntu w'Imana. Dufite abakozi b'Imana batandukanye bafite ubumenyi ku bantu. Ubundi akenshi usanga umuntu akomeretswa n'umuntu, ariko no komorwa cyangwa gukira usanga n'umuntu azafashwa n'umuntu. Yego. Muri make muri iki gitabo ni igitabo cyiza, kitari kinini cyane, kitarambiranye mu gusoma. Kirimo ibice 4. Ni igitabo gifite ibice 4 by'ingenzi. Igice cya mbere kivuga umugore mu ndorerwamo ya Bibiliya, harimo ibintu byinshi. Igice cya kabiri kivuga indangagaciro z'umugore ukwiye. Mu itangiriro hari aho bivuga Imana dusoma hatubwira ngo Imana ireba umuntu, iravuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, ngo reka muremere umufasha umukwiriye. Wambaje se umufasha umukwiriye n'iki? Abameze ati umufasha umukwiriye ameze gute? Hano hariho bikeya nagerageje kwandika, ubwo abazasoma bazampa comment cyangwa se bazamfasha kubyumva, kuko nanditseho bikeya, ntabwo wabyandika byose ni byinshi. Nagerageje kwandika rero indangagaciro zishobora kugufasha kuba umugore ukwiriye. Iki gice cya gatatu kivuga ku bikorwa bikomeza urukundo rw'abashakanye. Ibikorwa bikomeza urukundo rw'abashakanye ni byinshi. Hari ukuganira, hari gutega amatwi umuntu, hari kuba mubwira ijambo ryiza, hari kuba mu umwanya mu buzima bwawe, hari kuba mu impano. Kuko ugiye kwimaramo. Ni byinshi cyane. Mu bikorwa bikomeza urukundo harimo wa murimo w'Imana bashakanye bahuriraho mu cyumba cyabo, cyangwa se bahuriraho bonyine, mugabo n'umugore. Harimo inshingano nyinshi cyane, harimo ibintu byinshi cyane. Igice cya 4 rero nicyo wambajejeho kivuga ku bikomere. Harimo byinshi byafasha umuryango, byafasha umugore wubatse. Mu gitabo cyanjye nagerageje kwibanda ku bagore, nagerageje kwibanda ku mugore. Ubwo icyo nicyo kibazo nari ngiye guhita nkurikizaho. Yego, kugira ngo wenda buri muntu wese azabashe kuba yakibona n'ibindi bibazo nza kuba nakubaza. Kubera iki wibanze cyane ku mugore? Wabonye cyangwa niwe mugore udashobotse mu rugo? Niwe umuntu udashobotse n'iki? Oya, si ko umugore udashobotse, ahubwo umugore yatuma rushoboka kurushaho. Bafite impamvu nibanze ku mugore, nuko nanjye ndi umugore.
yego abanyarwanda bavuca umugani uvuga ngo ngo ngiye gutera uburezi arabwibanza. arabwibanza Ubwo rero niyo mpamvu nibanze ku mugore cyane, ariko n'ubu biragoye kuvuga umugore ngo bamutandukanya n'umugabo. Aho uzavuga umugore usasanga n'ubundi ukora no ku mugabo, Kuko bose aho uri baba buvuga babayeho. umugabo usasanga n'ubundi uvuga umugore, kuko biragoye kuvuga urugo utavuze umugabo n'umugore, biragoye kuvuga umugore n'ubundi utari gushyiramo umugabo. Ariko nibanze cyane ku mugore kubera ko nanjye ndi umugore. Yego. umugore ubona ari iki asabwa, n'uruhe ruhare rw'umugore kuba yakumva yuko urugo rwe rushoboka? Uruhare rw'umugore nyine ni urwo ngurwo, ni ukubanza kumva ko rushoboka. Uruhare rw'umugore ni ukwakira ko ari umugore, akabyemera, akanaharanira ko urugo rwe ruba rwiza, akavuga ati uruhare rwanjye ni uru, ngiye kubaka, sibyo, mvuye mu buzima bwa giseribateri, ndakundanye n'umuntu, dufashe umwanzuro wo kubana. Niba mfashe umwanzuro wo kubana n'umuntu cyangwa kubaka urugo, ngiyewe ngomba kubanza kumva ko urugo rwiza rushoboka. Noneho nkavuga ni urugo rwiza, sinzarusanga ruteretse hariya runtegereje rwikoze, oya, ahubwo urugo ni wowe uzarugira rwiza. Urugo ibyo uzarubanamo nabyo ni ibyo wowe ujyanye, kuko urugo nyine nta ruhari, ni wowe rugo. Mwebwe babiri mugiye kubaka urugo, ni mwe rugo. Ibyo mufite muri mwe rero nibyo bizaba muri urwo rugo. Ego. Urugo rero kugira ngo rwubakike harimo uruhare rwawe wowe urwubatse. Yego. Ubwo ni kuri side y'umugore kuko ari nawe wanibanzeho cyane, ariko bombi bagomba gufatikanya nk'uko uri kubisobanura. Bombi bagomba gufatanya. Yego. Iki gitabo cyawe waba ashaka kuba yakibona ate? Kuko njye ndimo ndabihamiriza bumwe mu bantu bagisomye. Ni igitabo cyoroshye, kirimo ikinyarwanda cyoroshye kandi cyumvikana neza mu buryo bwose bushoboka. Kiranoroshye cyane, paje 90, icyumweru kimwe waba warangije kuba wazisoma. Umuntu abaye ashaka kuba yakibona, kuko urumva ni byinshi twagiye ducaho kugira ngo azasobanukirwe, anarusheho gusobanukirwa neza n'ibyo ari mu by'umwihariko urushako, yakibona ate? Urakoze cyane. Iki gitabo washaka kukibona byoroshye, waza kumuha kontakte zanjye, nimero zanjye za telefone, cyangwa se akajya mu mujyi. Hari bookstore iri hano muri Mike, hano mu nyubako ya Mike mu mujyi, hafi ya Rwanda Revenue ikorera neza. Hari bookstore ihari yitwa Akitabu, kino gitabo kirimo. No muri librairie Caritas kizagerayo vuba aha ngaha, uwagishaka yakibona rwose. Ariko ubu ngubu ahantu kiri ni hano muri Mike, hano mu nyubako ya Mike mu mujyi. Hari bookstore igaragara neza yitwa Akitabu, iri hano hafi y'inyubako, hafi ya ofisi ya Rwanda Revenue hano mu mujyi. Kopi zirahari zihagije. Abantu bahoze banyandikira ngo igitabo ntibakimara atarakibona nawe, ariko muhumure, hari amakopi ahagije ku buryo umuntu uzakenera kino gitabo wese yakibona. Kubera iki wahisemo kuba wakoresha iyi navuga yuko ari rizina rurashoboka, wahisemo kuba ariyo wahitamo? Uri kumbaza ibibazo bikomera, kuri rirashoboka nayo. Urumva iyo wandika, ni cyo gitabo cya mbere nsohoye, ibindi ntibiragera ahagaragara, hari bikiri mu nzira, bikiri mu mapaje makeya. Ariko burya ntabwo navuga ngo njya gutangira kwandika nahereye kuri titire, oya. Titire za nyuma, ubu na desize iyi titire rurashoboka maze guhindura amatitire nk'inshuro nk'eshatu cyangwa enye. Uko wandika, uko ibitekerezo bigenda biza, ugenda finali umugera ku gikwiriye. Urumva hari aho nageze numva ko titire igomba kuba iyi ngiyi. Impamvu wenda mu buzima busanzwe nkunda kuganira n'abagore batandukanye, hakaba uwo muganira avuga ati ngewe urwo rurananiye ndigendeye. Rimwe na rimwe ugasanga ni bya bikomera afite cyangwa se umugabo afite byamunaniye kubyihanganira cyangwa byamunaniye kubana nabyo. Kubw'ubuntu bw'Imana twaganira, nkamugira inama yenda gutya na gutya, nkumva kuba umugenzi wawe yasenya atari ibintu byiza, kandi ukumva gukomeza kubaho abangamiwe nabyo bitoroshye. Nagira amahirwe nkumva nko mu gihe runaka arambwira ati sha Flavie warakoze, urugo rwanjye rwari rugiye gusenyuka, ibi n'ibi nabyitwayemo gutya na gutya, mbona birakunze, ubu ngubu ni amahoro. Undi akambwira ati burya nari ngiye kwisenyera kubera kutamenya. Undi akuti nari ngiye gusenya kubera guhora ntekereza ko umugabo wanjye agomba gutekereza nk'uko ntekereza. Nahoraga nshaka ko amera nkanjye, numva yahinduka nk'uko nshaka, nk'uko akaba nk'uko meze cyangwa akamera nk'uko mbyumva. Ati kutamenya ko njye nawe dutandukanye byari bigiye kunsenyera.
nabyo nabyanditseho mu gitabo ko buriya umugabo n'umugore ni abantu babiri batandukanye. Uko dutandukanye ku mubiri, ku mirebere, gutyo ushaka kureba umuntu ugahita umenya ngo uyu ni umugore cyangwa uyu ni umugabo, sibyo? Yego. Rero buriya no mu miterere no mu mitekerereze no mu miremere dufite ukuntu dutandukanye. Ibyo bintu dutandukaniyeho kuko udasa kwacu umugabo n'umugore batabyemera, usanga benshi bibatandukanye. Ariko Imana yaremye umugabo n'umugore badasa kugira ngo bwa budasa babwubahe, bwa budasa bubafashe kubana ahubwo. None ugasanga tutabimenye ko dutandukanye, bwa budasa bwacu bugiye gutuma tutabana kandi Imana yaraturemye tudasa ngo twuzuzanye. Bwa budasa bwacu tubwubahe, noneho tuba abantu buzuzanya, tugire urugo rurimo umugabo umeze nk'uriya, rurimo n'umugore umeze nk'uriya. Yego. Rero akenshi ubudasa bw'umugabo n'umugore ntabwo ari intwaro yo kubasenya, ahubwo ni intwaro yo kububaka ngo bagire umuryango umwe. Rero hari igihe usanga umugabo ashaka ngo umugore ase nkawe, cyangwa umugore agashaka ngo umugabo ase nkawe, sibyo? Ugasanga wenda mu rugo hari ikintu umugabo aha priorite, umugore ntagiye priorite. Yego. Icyo kintu ugasanga abantu baragipfuye kandi batagakwiye kugipfa. Rero hari ubutamenya bwinshi butuma abantu bumva baragowe, bumva urugo ari rubi. Yabimenya akavuga ati yose ko bishoboka ko nakubaka na runaka, iki n'iki atagihindutseho nange iki ntagihindutseho kandi tukagendana neza tukubakana. Akagenda, hari ibintu byinshi umuntu agenda abona akavuga ati burya kubaka birashoboka, kandi atari uko byagenze uko, atari uko byagenze uko, mbigizemo uruhare runuru ruto cyangwa runini urugo rwakubakika. Hamwe no kuganira n'abadamu rero batandukanye, hamwe no kwireberaho nanjye ubwanjye urugero, ngenda mbona ko kubaka bishoboka, ko urugo rushoboka. Yego. Wow, ni byiza cyane. Kimwe mu bintu nakundiye kino gitabo cyawe, njyewe nashishikariza by'umwihariko abantu babana umugabo n'umugore ndetse n'ababiteganya, nushaka kumenya byimbitse ibibera cyangwa gusobanukirwa n'urushako yagishaka, kuko ni igitabo cyiza cyane, nagikunze cyane, kirimo ubwenge bwinshi, byagufasha rero, byanafasha buri muntu wese no gukomera no mu buzima busanzwe. Hari byinshi byakwigisha, birimo amasomo menshi cyane. Igiciro cyacyo tutaraharenga gihagaze angahe? Igiciro cyacyo, igitabo ni igitabo kidahenze. Igiciro ntabwo ntabwo ni igiciro, niko kigura $15,000. 15 ko ari makeya, wabashyize igorora by'abanyarwanda. Wabashyize igorora. Ntabwo watangira igitabo cya mbere utangira uhenda abantu, kuko nandika kino gitabo cyo nari ngamije si amafaranga menshi. Nari ngamije gufasha abantu, gufasha umuryango, gufasha umuntu wubatse urugo. Numva iki gitabo cyagera ku bantu benshi bubatse urugo. N'ibindi wenda biri mu nzira narasohora cyangwa se nzandika, numva kwibanda ku muryango ari ibintu biryoheye kwa. Numva nkunze iki gitabo kiramutse kigeze ku bantu bubatse benshi, ntekereza ko cyabafasha. Yego. Oya 15 impamvu nari mvuze ayo ngayo nayo umuti nuko tukunda kubyita abantu bandika nayikarama aya ngaya kugira ngo tumotive umwanditsi wacu. Birashimisha cyane kubona umudamu iyo afashe umwanya wiwe akandika, kubera inshingano nyinshi n'imirimo myinshi murimo. Iyo mufashe uyu mwanya n'ukuntu bivuna, numva biryoheye, ngewe ndabikunda cyane. Mureke rero tumusapotinge, tumushyigikire. 15 ni makeya cyane. N'undi wese wifuza ko yabishaka ahantu hatamworoheye muri iyi Kigali, hari agashya umuntu yabigeraho ate cyangwa yabibona ate ahantu aherereye? Yabibona n'ahangaha ku Irere TV, uhageze wabihasanga. Hano naho birahari. Ibitabo mu mujyi wa Kigali ahenshi birahari rwose. Ushobora kugira hano ku Irere TV, ushobora kugira mu mujyi hara kuri Mike, ushobora guhamagara nimero yanjye, hari kioske iri hara muri CHUK, naho ibitabo birahari. Nzagerageza kubikwiza ahantu henshi hatandukanye, kuko intego yanjye kwandika nuko bigera ku bantu benshi bubatse. Ikindi wenda naza kukwibariza, hari amacaci watangiye kudiringa n'amacaci, hari aho abantu yabona byoroshye? Aho nahereye naho nsengera, ngiye nsengera muri Itorero rya Noble Family Church na Women Foundation Ministries Kimihurura, naho uhageze guhera kwa gatanu wabihasanga. Anytime yajyaho iyo yabihabona. Yego. Ubwo umuntu ushaka yuko mukorera delivering byakunda nabwo? Ari hano muri Kigali birakunda cyane. Wow. Hano muri Kigali rwose delivery nayo turayikora. Intego no kugira ngo ibitabo bigere ku bantu benshi bubatse urugo. Yego. Ubwo sinzi niba byakunda yuko wabahereza contact bakazakuvugisha waba wifuza kuganira nawe. Urakoze cyane. Bakaba ari hafi barayandika. Ni 0788
62 67 777. yego ni mureke tumushyigikire uyu mubyeyi kuko urumva umuntu uzana itafari mu kubaka umuryango aba akoze igikorwa gikomeye cyane. hari byinshi yakabaye arimo ariko yemeye kuba yavuga utereka ashyira itafari ryanjye mu kubaka umuryango. iki gitabo mureke tumushyigikire, tubishake, tubisome. abanyarwanda turi guca uyu muco wawo ni ngo kudasoma. abantu bari kubikunda. yego tumushyigikire rero ahantu hose, n'undi uwo ari wese by'umwihariko ukunda kubana natwe mu biganiro byacu, wumva ushaka kino gitabo uduhamagare cyangwa unamuhamagara. nimero yiwe nayivuzeho, cyangwa niba uzi ku Irere hano uzabihasanga ibitabo hano byiwe. Remera ku Irere TV rwose Yego. birahari cyane, barabihasanga. Muzanze mumugereho. muri Kigali mwabyumvise, ni uguhamagara iyo nimero. derivaringi nta bintu byinshi tukabikugezaho wibereye for free. Cyane rwose. ukishyura ya yandi y'umuti w'ikaramu 15 byonyine gusa, ni makeya, ubundi kitaba tukakikugezaho. reka dusoze noneho dusabira umugisha. niba hari ikindi wifuza kuba warenzaho nabwo nta kibazo, ubwo none tunaduhereza cyangwa udusabira umugisha. Urakoze cyane. icyo narenzaho ni uko gusoma ari byiza. numva nashishikariza abantu gusoma, kuko umuco wo kudasoma nyine si mwiza. yego ni byiza ko dusoma, kandi ni na byiza ko twandika. hari abashuti banjye bamwe babonye nanditse bati Flavie gute nyine kubona birabatangaje, wakoze cyane, wakoze kwandika. bamwe twebwe ibitabo biduheze mu mutwe, twabuze uburyo bwo kwandika bitera ubute, kandi dufite byinshi twakwandika. numva nashishikariza abantu kwandika, cyane cyane abanyarwandakazi. hari undi muntu wanyandikiye nawe ati urakoze kwandika igitabo, ndaje ngishake ngisome. guhora dusoma ibintu byanditswe n'abagabo n'abagore bahari bandika. ni byiza ababifite muri gahunda cyangwa bafite ibyo kwandika bandike, kuko dukeneye kongera ubwenge kubwo dufite, dukeneye kongera ubumenyi kubwo dufite. wakwandika nawe ukagira ubufasha, wasoma nawe ukagira uwo igitekerezo. yego reka none tugureze ikaze mu isengesho, usabire imiryango umugisha ndetse no kurushaho kubana neza yuko binashoboka. urakoze cyane. reka dusenge. turagushima Imana kuko ari we soko y'ibyiza. izina ryawe nirikirwe hejuru, izina ryawe nikomeze gusingizwa ku isi hose. ubwami bwawe buze kandi buze muri twebwe, kuko ubwami bwawe aho buri ni ubw'amahoro, kandi abahari bagubwa neza. reka ubwami bwawe buze mu ngo zubakitse uyu munsi. reka ubwami bwawe buze mu ngo mwami z'abakuzi n'abatakuzi. ukomeze kugirira neza umuntu waremye, ukomeze kugirira neza abakumenya n'abatarakumenya. ukomeze kuganza muri byose. turagushimira uyu munsi, turagushimira iki kiganiro n'abaduteze amatwi bose ubaha umugisha. kandi turagushimira iki gitabo mwami watanze uburyo n'ubushobozi kugira ngo kibashe kugera hanze. warakoze. iki gitabo reka uzagisoma wese Mwuka Wera azamuganirize, kizamugirira umumaro. igitabo kibe umumaro ku ngo zubatse n'izigiye kubakwa. iki gitabo mwami uzagisoma wese kizamubere urumuri, kizamubere inyunganizi mu kubaka urugo runezerewe. umugisha abo turi kumwe hano, umugisha Irere TV, umugisha abadukurikiye bose, uduhana umugisha nabo, kandi uhe umugisha uwubatse urugo wese, umwongerera ubwenge n'ubumenyi n'ubuhanga n'umutima wo kugira ngo urugo rwe rubashe kubaho runezerewe, kuko urugo ni umugambi wawe Mana. umugambi wawe rero reka ukomeze kuwushyigikira mu bari mu mugambi wawe. dushyigikire kandi ukomeze twambika imbaraga. urukundo rukomeze ruganze mu bubatse, urukundo rukomeze rushinga imizi mu bubakanye. izina ryawe rikomeze gushyirwa hejuru, kuko urugo ni ikintu gikomeye, n'umusingi. urugo ni igihugu, urugo ni itorero, urugo ni isi, urugo niho mwami hari isoko ya byinshi. urugo niho washyizeho kugira ngo abantu babe umwe, babyare barere kandi bakuze. urugo rero ni ipfundo rya byose. itorero rikeneye ingo nzima, igihugu gikeneye ingo nzima, isi ikeneye ingo nzima. komeza uganze muri byose mu izina rya Yesu, amen.